afite umudayimoni w'ubusambanyi bw'uburogano. Hari umuntu w'umumama wabundoze akoresheje icyatsi cyitwa uruteja, arufata arukoza mu gitsina cyanjye, aruta muri toilette, aravuga ati uko yijyemwe abantu benshi batandukanye ariko nawe azaryamana n'abantu benshi atazi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Nyirabahire Angelique, neranira ku mudugudu witwa Nyamugari muri paruwasi ya Gatsata. Umurimo nkora ni umurimo wo kuririmba, ndirimba indirimbo ziramya Imana zikanayihimbaza, ndetse nkakoresha n'impano y'ivugabutumwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ikindi nkunze gufashisha abantu cyane ni ubuhamya bw'aho Imana yankuye. Imana yangiriye neza, yankuye kure, nari ndushye, nari ndemerewe, nari nguwe nabi cyane, nari maze igihe kinini ndushye, imyaka yaribaye myinshi 24, ndi mu muruho ukomeye cyane, ariko Imana ingirira neza. Usanzwe mvuka mu karere ka Kirehe, ntara y'Iburasirazuba, mu murenge wa Mpanga, akagari kitwa Kankobwa, ahantu hitwa muri Arusha niho mvuka. Mfite data na mama ndetse n'abavandimwe bagera mu 8 tuvukana. Hanyuma rero Imana yangiriye neza, muri abo bana uko ari 8, undi twari 9 yitaba Imana, umwe w'umukobwa, twari 9, ubwo rero dusigaye turi 8. Muri abo bana rero 8 nijye bavuyemo nanira iwacu, ariko ku mpamvu zitanurutseho, zari ziturutse ku mbaraga za karande mu miryango y'iwacu, cyangwa se kupavuka bakoreraga ibigirwamana, barayaguraga banaterekera. Hanyuma mu bana b'iwacu rero ni jyewe ibigirwamana byaho barantanze, mbese mu miryango yiwe barantanze, baba ari jye bafatamo, barabimurikira, babimurikira iwacu batabizi. Naje kubimenya hanyuma narakuze, hari uburyo nabimenyemo. Hanyuma rero byatangiye kuncunaguza mfite imyaka 7, 1994, 1987 nibwo navukaga. 1994 nibwo natangiye gucunaguzwa n'abo badayimoni. 2004 nibwo natangiye gucunaguzwa n'umudayimoni w'ubusambanyi, afite umudayimoni w'ubusambanyi bw'uburogano. Hari umuntu w'umumama wabundoze akoresheje icyatsi cyitwa uruteja, arufata arukoza mu gitsina cyanjye, aruta muri toilette, aravuga ati uko yijyemwe abantu benshi batandukanye ariko nawe azaryamana n'abantu benshi atazi. Niko byagenze. Nari mfite ikibazo cy'amarari menshi akomeye cyane, ku buryo ntarobanuraga. Iyo yabaga ari data sinaroreraga kumurarikira, iyo twabaga turi kumwe mu murima, saza wanjye sinaburaga kumurarikira turi kumwe mu murima, mbese sinatoranyaga. Ariko Imana yo mu ijuru yangiriye neza. Hanyuma nari mfite ikibazo nanone cy'umudayimoni w'uruzerero, kugenda cyane nafite umupaka. Nanone rero hari umuntu wabindoze, we aracyanariho, sinamuvuga mu izina kubw'umutekano we, wenda Imana nimusura zihana. Ubwo rero hari ukuntu yabindoze andogesha menyo y'imbwa kuko narayiwe. Buracya mu gitondo nsanga naryamye incuramye, aho narebaga ndyamye siho nyiryamye. Gukumbuga umuntu yaraje nijoro, nkumva umuntu ameze nk'aho ari kunkatagura munsi y'ibirenge, ntazi ibyo ari byo, nkagira ngo nibyo ndi kurota, ariko n'uwi wari uri kubinkorera muri izo zozi naramubonaga. Hanyuma rero birantangira, ndagenda igihe kinini nanira iwacu, akaba igihe iwacu bamaze igihe batambona batazi iyo nagiye, igihe kiba kinini mfite umudayimoni wo kugenda. Hanyuma rero bigeze 2004 nibwo nabifatanyije n'ubusambanyi, ninjira mu mwuga w'uburaya. Nasamye inda 2004, 2005 ndabyara, mfite imyaka 18 nibwo nabyaye.